iciriritse nje ndi kumubwira akababaro kanjye sha nagize zo kuntu naguye manka nayo kugura niba buretse ndaje ndahamagara Shakira ni mubana mu kibina nambwira ko yafashura hito yanyishyura nutana yanyishyura iyo telefone ntabwo yitahana uzabaza Shakira dusiye tuzira ngiye kubimo niza mayindi Shakira kuva tumugurisha amafaranga mu kibina akagenda akatwambura Shakira nayo sengera n'ijya muntu wari uri mu bambere bakumuburanya Shakira yisanyanga sawa Sofia murazirana Sofia ni mubyara wa Shakira Yesu abantu bose mubana mu kibina murazirana noneho reka nkubaze uriya mugabo bita Felician murazirana aragakubitwa n'aho twaganije amadegede irangegera ubona ngiza kuntereta guhinga nk'abandi bikanga bituma wafumbira cyane bikanga watwita gatoya inyatsi wanga waramutse neza muyobo ugera akakubwira wigishije abantu kubana neza wigisha abantu kubaho bakundana wigisha abantu kwanga ubugome n'inzangano no kutihanira ariko ugiye kuva uyu munsi kugeza ryari njyewe ngiye kwiga ubugome nige no kwihanira ubone ngo migozi aranyamburira mbarara nkaho ni Uganda kandi nuko mbona wambaye bigenze niko ceceka ariko wirira n'abantu badaco bakagira ngo nta bimeze ubone ngavuga ngo nafashe mu kibina ngo mufite ibihumbi 30 kandi ngiye mu kibina pe mu kibina njyewe bagabanye barete mutaba baha ibihumbi 120 njyewe bagiye gukora pourcentage basanga yanjye nayo amazemo njyana kuyarihirira abana za minerivare njyana no guhaha kawunga nta kintu n'ikintu kimwe nasigaranye bakoze imibare igiye bafata ubusa ubwo nafashe 0 ubwo ni mu Kinyarwanda wayiriye ariko yamategeko ya migozi yifata avuga ngo yanyumvise ndi kwitapagura 2020 none nyambuye telefone yanjye arifasha araza telefone arayikwambura gutya nta deni umufitiye n'izina ry'Imana wagira ngo nari Uganda pe umva rero nkubwiza ukuri nyamburiye mbarara agiye cururuka rwose ubwo wageze hano ni kwa mukundwa n'abantu ubu ngubu ikibazo cyawe cyose kigiye guhita gikemukira ahangaha aka kanya sibyo tuza rwose uvugwe umutima wawe uri mu gitereko umbwira ureke kurira nyamuneka ntukajurizwa n'ubusa mbwira ikibazo ukuntu kimeze ubundi ngufashe kugikemura murakoze bwana muyobozi ubwo rero noneho ukuntu ikibazo kimeze migozi yangurije ko amafaranga 30 tuvugana yuko genza yamwishyura nagabanye mu kibina none nakamye ikimasa mu kibina bagabanyije imigabane bambwira ko jewe byahwaniyemo bitewe nuko nagendaga nyiguriza ariko migozi yambere yibamba antegeye mu nzira ashaka kunkubita ikintu kimbabaje nuko yisenyambura telefone yanjye ariko ngize ngo ndavuga anyiri yambwira ko nta mbaraga ngira agereka naho kugutuka uri umuntu w'umuyobozi aravuga ngo genda kubwira ngiriya mbwa ngo ni mudugudu se mudugudu uko kurimwe umuntu w'umugabo kuko witunze mwiza utunze abana ufite n'umwana warangije kaminuza ubu kuko ni gute umuhungu witwa ngo migozi ya mugabo rero n'umusaza yagutuka ngo rembwa mudugudu agereka kunyambura telefone agereka no kunsuzugurira umuyobozi ibyo bintu byambabaje pe gira icyo bikoraho niba na ngombwa ikibazo cyanjye ukizamura ukijyane ku murenge njyewe pasiteri bugera indimbwa umuntu w'umugabo ufite umuhungu w'imfura usoje kaminuza ndimbwa yababa we akojeje agati mu nozi n'ukuri kw'Imana muyobo migozi utamurajije mu murenge yakomeza kugusuzugura kuko akakugaragaza agati ahubwo giye tugende umufate dore ari kumwe n'agahungu bita Gasikiri yambwa niyo bari kumwe niko bari kumwe uzi ko anyise imbwa kanciburira ikiyoka uzi ko ari nako kananteranije ngo nafashe ngo koko bumuyobo ubu urebye koko no muri iyi mifuka yanjye urabona hari amafaranga nta n'urumiya rwigezemo amafaranga arimo kuko avuye hese ahubwo iriya mbwa usibye kunshinyagurira gusa buretse ari kuvaho anyise imbwa njyewe ndaje ndanamugerekaho n'iyindi kese y'urumogi tugende baramurazamo ako gasiki ubiye telefone baramangahera ushize mu gaciro ntago wajya munsi y'irye 5 uhita ukuraho kibiri cyawe cyangwa ngo pochette ugende wirwarize oya pochette sugura ngo ese bibiri nibayaguye ngiyi sigura 5 imaze gusaza ntabwo
imaze gusaza ahubwo yigurishe muri uri bubone uza gukura ahubwo se hano barahanyura ryari ngo tugurishe umuzigo mwana bayaho muraje gucaho abahungu bo kwa kazungu bamwe bafite butike ngibi aho byica sabaga bakoze mwebwe murifata mukagura umuntu ku manywa y'ihangu ako barakuroze ibyo bintu biracyabaho niho kunyamburira mbarara nkaho njye narindi Uganda yako narindi mu Rwanda urabona ndi mu mahanga sikobora uza guterera induru ku isoko ryacu bite byawe muzurwarira yema telefone vipi za wundi wari uwari vipi za leta jabona wetonde tonde ari wowe mugabanya ayo muri mahanga ushaka gukora iki jewe uyu ni mwese muri abaturage banjye uyu nguyu yaraje arambwira ati yakugurije amafaranga yangurije amafaranga uyu nako yarayakugujije amaze kuyakuguza nguza kumva amakuru y'ibihuha yuko yagabanya uje kumwishyuza arakubwira ati nta n'urumiya uhitamo kumwaga telefone hanyuma se wowe wabibwiwe n'iki kayo makuru nari mfite ari ibihuha atari ibihuha wabibwiwe n'iki kandi njye nibarije kuri teri abo babana mu bibi n'abakambira yawe tubana mu kibiri twari turi no kumira telefone yigeza mwaka iyi telefone yahoza iyi telefone ni yawe kuramo password yikuremo tureba ni yawe kuko ari muhereza kuramo password ari yawe yimuye kiravuga password se ayikuramo maze hari ubwo njyaba nyizi ugize ngo umva cya gicucu nacora Wacho tunga telefone tagira password ahubwo uravana nakubise mwitonze nkawe niko utunga telefone utazi password yayo ibyo se bibaho cyangwa nawe uri guteka imito mudugu ujyawe ya telefone pe urabizi muri umudugudu ndi inyangamugayo wama sibyo se biracyabaho inyangamugayo ushaka handi hano ujya gutetera we hano si kwitetera migozi nawe buriya mfite ibirego byawe byinshi kuko utinyuka ufata umuntu w'umugabo nkanjye unyite ngo ndimbwa wowe uvuga ngo ndimbwa twahuriye ko wafuze ngaho zana ibimenyetso ibimenyetso n'umunwa wawe wabivugishije warikodinze se watutse mu dugudu ngo nimbwa jewe izina ry'Imana uzabaze sinanabivuga ukafite imbwa uramutunze ugafata umuntu w'umugabo ufite umwana urangije kaminuza umwana ku ishuri ryo ku mafaranga yamutangiriye wowe mwirirwa murya ubugari nabwo bwa bundi bwanyagiwe n'imvura ugafata mu mudugudu wacu ukamwita ngo ni ukuri kw'Imana migo Imana izaguhana umva rero mudugudu va kuri iyi ntumbi y'umugore y'igitekamutwe buriya yashaka kudutwarira telefone shaka ukuntu mukura hano genda guhe 5,000 urabizi ko n'ubundi ba mudugudu nta gashara babagenera hari ubwo muhembwa 5 aya mafaranga ni menshi ariko uzi n'ikindi migo kira kigore ngiye kugihata imigeri iki kibinga erega gashara kanyu ni ruswa n'ubundi nuko batabibabwiye buriya ngiye nabonye yuko ibibazo umuntu atunga telefone ntamenye password yayo ibyo se bibaho n'ubuteka mitwe ahubwo ubwo yashatse guhita aneranya nawe ngo migozi bwavuze ngo urimbwa reka ko sabyo nabitinyuka no kuntu mukunda ngiye kugihagurutsa hari ahantu kigenda kijya gusanga abagore bagenzi bawe niko kazi kawe nje misengo 10,000 ni menshi bagasapa urongera ibindi 5 ajya byihorera twagiye fast umva mada taha namaze kumenya kuri umutekamitwe rwose bari kubwira mudugudu yose nahinga mudugudu genda iyi telefone nagari yawe urabakunda kwihereranya akajya kuguha ruswa taha Imana izo ruswa zanyu ugabanya amagambo ikibazo cyanjye njya kugitanga ku murenge uziko njye nagushota umenye ko ndi umuyobozi naho wandega hanyuma nawe rero mu muyobozi iryo wavuze ntago ryagusubira mu nda n'amafaranga nakwemereye ko tutayafite sura bigira urashize none telefone se ni ya nyoko cyangwa se humura n'undi turayigurisha hata tugiye kuyigurisha sino kitaranya n'abayobozi ngiye ngukoreye ipari wapi nose ufite kumwirya ubu ngubu ukazamukina mu tundi duserivisi ntago nzamukenera mva nyine nkubwire ntago we nagukenera wabaje ukanyumva nahera napanze yuko kubera yavuze ngo wanutse ngo ndimbwa ndavuga ati genda kugerekaho cyese y'urumogi ariko kubera ibyo ngibyo uhanyemera ayo mafaranga ntahite nyikuraho ko nayo ndi buguhese ahora yamama nawe nuzamura isukari mwese nano mu igare ry'abana b'abagabo ndaguha 500 500 umuntu w'umugabo 10,000 se ubwo ngo toka wewe ntago byakunda amagambo 5 uvuze niyo naguhera 10,000 ngewe uramugoroza ahantu yari bukugeze arangezayo gute wamwirukanye umubwiye nabi uziko
uri igicucu ahubwo ibaze wowe hanagiye kukujya arangeza he baramubwira ati subira kwa mudugudu ariho ikirego cyaba gitanye mu gihe byakunaniye aje baramutuma kwa mutwara sibo ntabwo yajya yagusiga none arahera kwa mutwara sibo araruhukira ku murenge uretse ku murenge baramusubiza kwa mutwara sibo mweze kwa mudugudu urumva mudugudu uraza kumukenera uranyenera sawa ntabwo nge ndi bugukenere kana niviremo ahubwo kugira ubyemere musigara amahoro ahubwo uyu muhungu usa nk'urumogi sawa nawe nuko rudashira yatwarure ko wabyibuha ku izina ry'Imana ryo reka nkubwire arara muri burigade